Yes, nagiye kwasuhuza abakunzi ba Password Media. Utarakora subscribe kuri ino YouTube urimo gucikanwa n'amakuru ya entertainment. Ni byinshi tugenda tubagezaho, ariko uno munsi mbafite inkuru na behind the scene y'indirimbo bita Urudatinya by the Blue the First. Umwe mu bantu birwanyeho muri uno muziki nyarwanda, akora njyana ya hip hop. Uno muhanzi rero ukorera umuziki we mu Rwanda, by'umwihariko i Kigali hano umurwa mukuru w'u Rwanda. Amakuru ye dukesha ikinyamakuru Wikipedia. Bruce the First ni umunyamuziki yavuze impamvu yasohoye indirimbo Bwe. Indirimbo yahuriyemo na Bulldog, Kevin K-Shot n'abandi. Yahuriyemo abantu b'abastari gusa nta mapaming urimo Numwe, dore ko muri ino minsi yari ishize amakorabo menshi yabaga arimo abapcoming benshi. Abanyamakuru badaha agaciro injyana ya hip hop cyane, ahubwo bari mu matiku kuruta kwita ku muziki, kandi injyana ya R&B niyo bashyira imbere cyane kuruta injyana ya hip hop. Ibyo ni ibimenyereye mu Rwanda nk'uko musanzwe mubizi. Inaha mu Rwanda muri Kigali, injyana ya hip hop ntago ifatwa kimwe nk'injyana ya R&B. Injyana ya hip hop ni injyana ifatwa nk'injyana y'umujinya, ni injyana bita injyana y'abanywa ibiyobyabwenge. Hip hop mu Rwanda yigaragaza impamvu idatera imbere. Ikinyamakuru kivuga yuko abanyamakuru bagenzi babo batajya bayiteza imbere. Inkuru wasanga no ku Nyarwanda cyangwa se ahandi hose. Uyu munsi Bruce the First afite indirimbo bita Urudatinya. Uyu munsi Bruce the First afite indirimbo bita Urudatinya. Benshi mu muzi umunyamuziki wirwanyeho. No, Bruce the First yagiye yibaza byinshi ko guhitinga kw'imiziki nyarwanda bigendeye muri social media. Akenshi usanga abanyarwanda batagira platform zikomeye cyane nk'izo mu bindi bihugu bigiye bikikije Afurika, dore yuko abenshi bavuga yuko mu Rwanda kugira ngo ubone abaterankunga bisaba kubuzwi byibura mu bihugu byo hanze. Rimwe na rimwe hari igihe abahanzi bo mu Rwanda bagenda bakora ibitaramo hanze y'igihugu, ariko ugasanga hari ababuze connection yo gusohoka igihugu ngo bajye kuririmbira hanze y'igihugu. Cyane biri mu bimwe Bruce the First yagiye avuga yuko bitari bikwiye, ahubwo twagombye gufatanya tugashyira hamwe tugarangirana, kuko hip hop ubundi mu mateka yo mu Rwanda bavuga yuko ikennye bitewe n'amikoro abahanzi baba bafite. Uyu rero Bruce the First yasohoye Urudatinya, indirimbo kuri ubu ngubu ifite views 26,000 umunsi hashize iminsi 12. Indirimbo igaragaramo imyenda cyangwa impuzankano za Kinyarwanda, icumu, umugara, ingabo n'amayugi n'indi myitero muzi yo mu Rwanda. Indirimbo ibanziriza iyi ngiyi ni indirimbo bita Rambura by Bruce the First. Indirimbo ifite 137 mu mezi 2. Indirimbo iri popular kuri no rubuga rwe rwa YouTube. Indirimbo ifite 1 million. Bruce the First
Bruce the First amaze imyaka 4 asohora imiziki. Indirimbo ya mbere yatangiye bita mu gicu by Bruce the First, kimwe n'izindi yagiye akurikizaho nka Before, nk'izindi nka 3am. Indirimbo yabaye popular ifite miliyoni 1, ariko indirimbo ikurikiye ifite 426. Uribaza cyane cyangwa se uratekereza uburyo bino bintu byagiye bihindagurika mu gihe ino ndirimbo yagize miliyoni 1 maze amezi 11, bwana ni hafi umwaka wose. Nuko ngo indirimbo ikurikira imaze umwaka ujya gusaga n'igice, ifite 640 nguko. Bruce the First yagiye avugaho byinshi guhura na genge ya Kevin. Bruce the First yagiye avugaho byinshi nka guhuza abasitari mu ndirimbo yita bwe remix. Ahujemo Kenike Shot, Bulldog, Kevin. Abenshi batekerezaga yuko aba muri gang bita Trapish, ariko we yivugiye yuko iyo gang ari gang y'inshuti ze, ariko atigeze ayibarizwamo habe na gake. Abenshi rero bagiye bivuga ku mbuga nkoranyambaga, harimo aba influencer bo mu Rwanda, aba influencer benshi. Indirimbo bwe yahuruje benshi abayirebye bangana n'ibihumbi 310 imaze amezi 3. Ibwe ni remix, ikaba yarakozwe cyangwa se igatunganywa mu buryo bw'amashusho. Ni Olaf Datus, video producer bamwita Mukala Alan. Video zo mu Rwanda zirahenda kandi zisaba imbaraga nyinshi cyane, dore ko bamwe na bamwe bagenda barushaho kubivuga mu itangazamakuru. Akenshi usanga byabagoye cyane rwose. Rero injyana hip hop yikomwa n'abakora umwuga w'ubutangazamakuru, dore yuko abenshi bavuga yuko bino binadindiza mu iterambere ry'umuziki nyarwanda. Banavuga yuko umuziki nyarwanda mbere wajya gukinwa hakaza indirimbo z'abanyamerika cyangwa se iz'ibindi bihugu byo hanze Afrika, dore ko batakinaga indirimbo zo mu Rwanda. Ibitangazamakuru byinshi byagiye bivuga yuko abaraperi bamwe bagiye bakora ku mateleviziyo, bagiye bashyigikira injyana y'umuziki nyarwanda iri mu rurimi rw'ikinyarwanda, aho harimo abita aba Paxson, aba Patkop, akazamo n'abita ba Niyonshuti, David Bayingana n'abandi benshi. Kuri no kutarwa kuri Wikipedia kandi ntago ubonaho amakuru y'umuhanzi yose uko yifuza. Ibyo rero bikavugwa na bamwe mu bahanzi bagiye batandukanye ko umuziki w'u Rwanda udindizwa n'abanyamakuru bo badatanga amakuru ya nyayo, kugira ngo Wikipedia nayo itangiye yandike inkuru yabo yose ive muzi. Ibyo rero bikaba ikibazo ku bantu benshi cyane rwose. Ibyo bivuga ko n'ubundi iterambere ry'umuziki nyarwanda rizaguma kuguma hasi, mu gihe
ubwabo batifashe ngo babishyire ku rundi rwego, dore yuko aba basitari bose bagenda baca ku ma YouTube channel, abenshi baragiye bakorera mu nyubako za arena bakoramo ibitaramo. Hagati aho ngaho rero dufite n'inkuru ya Mpano. Mpano ni umuhanzi umaze kwamamara mu muziki nyarwanda. Amazina ye bwite ni Florier ngo rizagwira, akaba yaravutse mu 2000. Avuka mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Uyu muhanzi kandi mbibutsa yuko ku itariki ya mbere y'umwaka 2025 muri umwaka turimo yatumiwe mu gitaramo cya The Ben, igitaramo cyabereye muri BK Arena, performingamo abahanzi benshi. Mubwira ko kandi Mpano niwe umwe mu bahanzi bakizamuka mu muziki nyarwanda. Uyu muhanzi wagaragaye ko afite impano, akitwa Mpano. Ibihangano bye byakunzwe n'abatari bake mu Rwanda uyu munsi. Uyu muhanzi kandi ubu abarizwa cyangwa se yabarizwaga mu itsinda ry'umuziki wa TB Music Entertainment. Ubu ngubu kugeza kuri ubu ngubu ku nkuru iri kuri Wikipedia ivuga yuko kibarizwa muri TB Music Entertainment, kandi amakuru ari hano hanze kuri social media avuga yuko Mpano yavuye muri TB Music. Ubu ngubu arimo kubarizwa nk'umuntu uri single mu bintu bijyanye n'ama labels. Uyu muhanzi kandi yavuze yuko yikoma cyangwa se havuzwe yuko yikoma abahanzi benshi, avuga yuko nta kintu bigeze bamumarira mu gihe yari ashaka gutera imbere cyangwa se kuzamura uruhando rwa muzika nyarwanda, dore yuko yanavuze yuko Bruce Melody umenyerewe nka Itaha Iwacu yavuze ko Itaha Iwacu nta kintu yigeze amufasha, kandi ko nta birenze kuri Itaha Iwacu, ko nawe azuza arena, kandi Itaha Iwacu atigeze na rimwe akora igitaramo byibura ngo agire 1/2 cya arena. Anavuga yuko nta kintu bimubwiye, atanamuzi, sibyo kumubona ku mafoto gusa ngo ntago amuzi. Bimwe mu byo abantu bumvishe nabi, bumva yuko ari agasuzuguro cyangwa se kuba bitamushishikaje, ariko ibyo byose byagiye bisobanurwa neza mu nyuma. Abasesenguzi mu bijyanye n'umuziki nyarwanda bagenda babisesengura. Abahanzi benshi bagiye bikoma bavuga yuko abavugiye, banagenda bavuga yuko yakagombye kujya kuri public speaker akavuga, cyangwa se akajya aho ku ruvugiro kuri stage, ubwo ngubwo akajya gusobanura byinshi mu byavuze mu ma interview. Ni kenshi rero umuziki wagiye utavugaho rumwe n'abajyanama b'umuziki mu marebo, cyangwa se abashinzwe umuziki mu nshingano, yaba muri studio ndetse n'abawufite mu nshingano zabo. Bagiye bavuga yuko abaterankunga bakiri bakeya cyane, kandi nanone usanga umuhanzi yikorana igihangano cye kikarinda kiva kuri zeru kikarinda kirangira nta muntu n'umwe umufashije. Ibi byose rero bikagaragara nk'imvune z'abahanzi, dore yuko abenshi badahwema kubivuga, yaba mu ma interview cyangwa se mu bitaramo. Kuri iki gihe, kuri ubu ngubu, ibitaramo bavuga yuko ari bikeya, kandi ko badakangwa no kuba ibitaramo byose bihabwa abantu basa. Banagenda bavuga yuko hari abahanzi bafite izina rikomeye cyane muri kano karere,
bo mu Rwanda batarakorera ibitaramo ahantu nka hariya muri arena, kandi banavuga yuko bidashimishije, dore yuko abenshi bagiye bikoma Juno Kizigenza, dore yuko arena ikimara kuzura yayiperforminzemo inshuro imwe gusa. Aho benshi babishinja aho bita umunyamakuru bita David Bayingana bagiye gukora ku bitangazamakuru byinshi. Ndetse n'abandi ba manager. Reka mbabwire yuko utarakora subscribe kuri Password Media, nta makuru ufite muri entertainment y'umuziki nyarwanda. Kora like, share and comment, subscribe, dukomezanye n'ibindi biganiro nguhe n'andi makuru menshi. Mukanya ndaje mbabwire ukuntu Yampano amaje gusohora indirimbo, mbabwire na byinshi mu bikubiye mu ndirimbo yasohoye n'uburyo biba byatangiye guhera ku itangiriro kugera ku iherezo ry'indirimbo, dore ko ari indirimbo yamuvunnye, indirimbo yise Mamaye, indirimbo imaze isaha 3 ifite ibihumbi 11 views, iri ku rukuta rwa YouTube. Uyu nawe n'umuhanzi ndaza kugarukaho mu mateka ye, ndimo kubanyuramo muri makeya amateka amwe n'amwe hagati ya Yampano, hagati ya Bruce the First na Juno Kizigenza. Kora subscribe, like, share and comment, ngaruke nguhe ikindi kiganiro kuri bano bahanzi.